uyu munsi ngiye kubwira karagiteri z'abagabo, karagiteri y'umugabo ushaka kubaka nk'umuntu w'umugabo ugahinduka attractive ku bagore. Ibintu dukunda mu bagabo, umugabo uhuye ukareba karagiteri uze ukavuga uti umugabo ibi bintu bisaba kubyubaka, bisaba kubyiremamo, bisaba ko ni ikintu ngomba gushyiramo imbaraga kugira ngo cyubake, ni karagiteri ugomba kwiyubakamo. Hi my lovelies, amazina yitwa Sandrine, ni muri mushyashya ahangaha ndakwakiriye. Welcome back to another episode of I Learn, You Learn, We Grow Together. By the way, mazimisi ntabivuga, this is the best YouTube channel in Rwanda. Warubizira? Yeah, the best YouTube channel in Rwanda, yes. Thank you. The name of Jesus. Okay, this is another one. Ngiye kuganiriza abagabo cyangwa se abasore, abana batoya, ibintu ugomba kwiyubakamo nk'umwana w'umusore, ukubaka karagiteri nk'umuntu w'umugabo ku buryo uhinduka attractive ku bagore, ukaba uri umuntu w'umugabo wuzuye. Number 1 ntanabatendeye, self leadership. In fact, ibintu byose ngiye kuvuga biri munsi y'uyu mutaka, self leadership. Umugabo ubasha kwiyobora, umugabo ufite imyumvire mizima ibasha kwiyobora, umugabo ukomeye mu mutwe no mu mutima ubasha kwiyobora. Muri self leadership harimo self motivation, umugabo ubasha kwitera imbaraga, kwisunika mu bihe bigoye, mu bihe byiza akabasha kwisunika kugera ku ntego ze. Umugabo uri ambitious, umugabo uri ambitious ndamenya bisobanura gutya mu Kinyarwanda. Yeah, but ambitious, umugabo nyine ufite imbaraga zo kugera ku bintu, uri determined, ushiramo imbaraga mu bintu byose akoze, ufite umuhati. Ambitious, umuntu ambitious afite umuhati. Umuntu ubasha ufite self leadership, self motivation, uri ambitious, umugabo nyine ufite imbaraga, ubona wihagije, ubona ukomeye. Ese kugira ngo uhinduke uwo mugabo bigenda bite, cyangwa se ni ibiki wubaka kugira ngo ube umeze gutyo nk'uwo mugabo nyine vuze, uri self motivated, uri ambitious, wihagije, ukomeye. Number 1, nk'umuntu w'umugabo, nk'umuntu w'umugabo ndabizi ko muri bize, mwafite akazi kenshi, turabubaha, muduha n'amafaranga, mukagaburira n'urugo, mukanatwitaho, mugakora n'ibintu byinshi, muri na bize muri gutekereza. Ariko please jya muri gym, kora siporo. Urakora siporo ntimukajye mwitwaza ngo ni ibintu ngo by'abana batoya, ngo 6 pack, ngo wapi, ngo ngiye ngo I have 6 cars, wapi. Buriya siporo nyine hari ukuntu ihindura ubuzima bwawe no mu mitekerereze, ugatekereza neza, ukumva uri fresh mu mutwe, ukabasha gutekereza neza, ikagufasha kugabanya imishiha, ikagufasha no kuririzinga stress zose ufite nk'umuntu w'umugabo. Ariko noneho icyambere ni ukujya no muri shape, ukaba ufite 6 pack. Okay, ushaka kutajya 6 pack ariko nyine ukaba umeze neza, uri fit. Byiza uri umugabo uri fit ukomeye, utari umuntu w'umugabo uraho ushenjetse, wamubuka dedere nk'abagore hoya. No offense please, no offense, but yeah, get fit, it will help you a lot. Okay, number 2, attention yawe ntukajye uha abagore. Buriya hari ikintu kiri attractive, hari ikintu gikurura abagore iyo uri umuntu w'umugabo uri focused, utiwa kuri social media uri abakobwa b'amabere manini n'amabuno manini, utagenda utereta bubonye pusi n'ihene, ukabona nyine nta abagore nyine ukatwirya, ukatwereka kurenze, kana kugenda utanga nimero yawe cyangwa usaba nimero yawe. Abagore bari cheap sheri, ntukajye ubaza attention yangu uvuga bakujagarira amakobwa. Umuhungu ujagarira mu bakobwa ruko natari attractive, kubita hirya agakubita hino, saba nimero yuriya, ugasanga uriya nawe uramuze ko nanjye yaranterese, ko mana nanjye maze yaranterese. Umugabo ntabwo ari attractive. Don't give free attention to women, please. Women are cheap, abagore bari cheap. Ntukajye attention yawe irahenze. Number 1, kuri umuntu wiyubashye, umuntu ufite agaciro, ako gaciro ndikubwira ugomba kukibonamo, nawe ni umuntu uzaza nkakakubonemo. Umuntu ufite agaciro, uriyubashye, ukubaka ubuzima bwawe, uri so focused. Abagore bacitse ntabwo ari ngombwa kwirirwa bajarajaramo, uri ahantu hose. Okay, number 3, ugomba kuba uri umugabo utigereranya n'abandi. Ibi bintu nyakunda kubibwira abagore, ngo ntagomba kwigereranya n'abandi, ngo kanakageza ahangaha ngerebaho nkiri, ngo bigutera ishyari, bigutera ikibazo. Umuntu wese ari mu rugendo rwe muri iyi si,
iyi nama ya prayinga no kubaga nk'umuntu n'umugabo ntabwo ugomba guterwa pressure n'ibyo abandi bagezweho, cyangwa se bya gutera pressure ntabwo ugomba kugutera pressure y'ishyari cyangwa se yo kwigeranya nabo cyangwa se yo gushaka kwihatiriza ngo umere nkabo, ahubwo bigutera imbaraga bikakwereka ibyo ushaka kugeraho nk'umuntu n'umugabo. Bavuga ati nimba kanaka yabigeraho nanjye nabigeraho, ese mbigereho gute? Ntibizamure urwango mu mutima wawe, ntibizamure ishyari mu mutima wawe, ukavuga uti uko yabigezeho nanjye ngomba kubigeraho, reka nkore cyane. Bikagutera motivation, abo bantu ukabagira inshuti zawe bakakwigisha uko babigezeho ukabigeraho byinshi. Nk'umuntu w'umugabo, you don't have to compare yourself with anybody at all. Cyane busorezeho, nk'umuntu w'umugabo ukwiye kurekera gutekereza ko ufite ikibazo, getting out of victim mentality. Ikintu nkunze kukivuga muri iyi minsi, nsigaye nyivuga cyane. Victim mentality nk'umuntu w'umugabo ugomba kuyivamo. Umugabo ufite victim mentality aba ari umugabo uciritse, aba ari umugabo w'umunyantege nke, niyo habaga ibibazo biza agahungabana, ibibazo byaza agasara, ntahagarara ikigabo ngo arwane ikigabo, atera intambwe, apushinga arenga ibibazo kandi abihandoringa ikigabo nk'umuntu w'umugabo. Umuntu muri victim mentality ahora muri naragowe, agahora ashinja abandi ibyaha, nibo bamukoreye ibi, nibo bamuteye gukora ibi. Ufite getting out of victim mentality, umugabo nta excuse agira, arahaguruka akajya kurwana n'ubuzima, akarinda umuryango we, akarwanirira umuryango we, akabaho kigabo, agashikama kigabo, akarenga ibigeragezo. Imbaraga zo kurenga ibigeragezo, iyo ubasha kurenga ibigeragezo nk'umuntu w'umugabo kandi ukabirenga bitaguhungabanije, nibwo bugabo bwawe, nizo mbaraga zawe, and it is so attractive to women. Bikurura abagore, kuko bari abagore hari ukuntu niyo twakigira ibiki, niyo twasakuza ngo turashaka uburenganzira, ngo turashaka ngo uburenganzira, dukeneye protection. Twebwe bwacu ntabwo twayiha, ntabwo umugore yarinda umugore mugenzi we, nta n'undi mugore yakwirinda. At the end of the day, umugore akeneye protection y'umugabo. None se nzaza gutembane nawe utabasha ubwawe no kwirinda, utabasha ubwawe no kwiyubura, utabasha ubwawe no kurenga ibigeragezo, nzaza sundinde gute? Kandi ngiye nk'umugore nkeneye protection. Wake up and get to work. Thank you so much. Bye.